Salut les amis, mumeze gute? Nizere ko meze neza cyane nanjye ndaho. Ndashaka kubereka amafoto yanjye aho nari mbyibushye mfite ibiro 70 nza kugabanuka ngira ibiro 55. Nta kindi nifashishije rero nibyo nshaka kugira ngo mbereke. Hari amazi mpora mfata no kugeza iyi saha, amazi y'akazuyazi buri gitondo, amazi nshyiramo indimu ndetse nkashyiramo n'ubuki, nkabirekaho nk'iminota 5 kugira ngo ya ndimu yinjiremo by'ukuri. Ni ibinkoresha rero. Ibindi ni ibiryo bitandukanye, kuko mbere nakundaga kwirira junk food ariko nza kwireka kuko nabonaga biri kunyangiriza umubiri cyane, so niyo mpamvu nahisemo cyane gukora siporo, ndetse nkita no ku biryo ndya, cyane cyane nita kuri kalite y'ibiryo ngomba kurya ndetse na quantité yabyo kuko byose birajyana. Amafoto atandukanye rero muri kuyabona, ayandi mwayasanga kuri Instagram yanjye akaba ari Tasha Kiza. Ndaza kuyandika murebe uburyo sharing amafoto ndetse nkashyiraho details zuzuye z'ibintu nakoresheje. Niba hari umuntu nawe byafasha cyangwa se ukaba ukunda uburyo ntegura amafunguro yanjye, you are welcome. Uzunsange kuri Instagram, ube parmi ya membre ya famille mpafite, so we can share together. Alright, ndabakunda kandi mugire ibihe byiza aho muri hose, naho ubutaha Imana ibarinde. Bye bye.